hari abandi bantu ngiye gusaba kugira ngo baze hano imbere. Ndasaba mwarimu Rugeri Ndinda Alice uyoboye itorero rya Rehoboti aze hano imbere. Sangano Theophile ubarizwa ku itorero rya Rukurazo aze hano imbere. Ndasaba mwarimu Uwamahoro Jean Claude aze hano imbere ayoboye Service International. Ndasaba mwarimu Nizeyimana Theobald uyoboye itorero rya Rukurazo aze hano imbere. Hanyuma ndasaba mwarimu Nduwimana Etienne uyoboye itorero rya Bibare kugira ngo nawe aze hano imbere. Aba bose babarizwa muri paruwasi ya Remera n'abakozi b'Imana dufatanije umurimo w'Imana, kandi turifuza ko bazahabwa inshingano z'ubupastori. Kubera iki tuberekana kugira ngo niba hari impamvu yatuma adahabwa izo nshingano, kuko ni inshingano ziremereye mu itorero, kugira ngo ayo makuru muyazane. Yo muyazanye natwe tuyashyira inzego zibishinzwe zinashinzwe kubemeza kugira ngo zigire ikintu zibikoraho. Rero turabategereje kugira ngo ayo makuru muzayazane niba ahari, ariko niba no kugeza uyu munsi wa none ari ntayahari, nta n'icyanabuza ko muzamura ibiganza abadafite ayo makuru yatuma badahabwa izo nshingano. Hano ni ku cyicaro cya paruwasi, kugenda ku matorero yose hari igihe byatugoye, ariko tubagira ngo hano ku cyicaro cya paruwasi tubabereke, hanyuma niba nta kibazo gihari muzamura ibiganza. Abadafite ikibazo muzamura ibiganza. Ndabona ari mwese, Imana ibahereze umugisha. Ntabwo turabasengera uyu munsi, ababifite mu nshingano bazabasengera. Imana imuhereze meza iri teraniro. Dushimire umushumba wa paruwase, kandi namwe tubashimire. Mu myaka 5 ishize maze guhabwa inshingano zo kuyobora ADPR, ahantu nateraniye bwa mbere ni hano i Remera. Rero dufitanye amateka meza, ndabakunda. Ntekereza ko hari mu hantu nza kenshi ugereranije n'ahandi. Hari ahantu henshi ntaragera, urumva niba kugira ku nsengero zose za ADPR gusa imyaka 65 nkaba maze 5, ni kandi bisa 65 ugenda buri cyumweru ntaho usubiyemo. Rero ndashaka kubashimira nk'iterano rya Remera. Ntabwo tubana mu iterano rya kabiri, muraza kugira abandi bashyitsi bandi tugiye guteranira ahandi, ariko ndashaka kubifuriza gusoza umwaka neza 2025. Mu uyu mwaka ndetse no guhera umwaka ushize, muzi ko twagize ikibazo kijyanye n'insengero zituje ibisabwa zafunzwe kugira ngo zuje ibisabwa. Turashimira Imana ko hano Remera na mbere yaho hose Imana yabashoboje kabahishurira mukagira inyubako nk'iyi, kandi dushimira Imana ku bwayo. Kandi uko hagenda haza n'ibindi bikorwa bikomeye hafi yayo, Imana nayo ibishaka gukingura imiryango kugira ngo aha naho haje n'ibindi bikorwa bikomeye, kandi nabyo Imana izadushoboza kubikora. Ikindi nuko mu byo dushimira Imana muri iyi minsi ishize, hari mu nsengero dufite zifunze kandi nini zimaze igihe ziri kubakwa, harimo 19 ubu twamaze kubona icyangombwa cy'uko zujuje ibisabwa. Muri izo harimo urusengero rwa Matyazo muri Huye hazi, n'urwa Cyarwa, n'urwa Sumba Inyamagabe, n'urwa Vunga muri mu Burengerazuba, n'urwa Mukamira na Muramba, harimo urwa Kongo Nili na Muremure, hari urw'Inyagatare mu mujyi ku cyiciro cy'Ururembo, urw'Inkuba, urw'Ikayonza hari mu mujyi, hari Rutoma na Murehe no kuri plage hariya, ndetse n'Inyakarambi muri Kirehe, na hano ujya mu Bugesera ku muhanda Mayange, naho izo nsengero, n'urwa Kigese n'Igihinga hano muri Kamonyi, n'urw'Imusenyi muri Muhanga,
ni insengero nziza kandi dushimira Imana ko ubu inzego zibishinzwe zarazisuzumye bamaze kuduha icyangombwa ko zujuje ibisabwa ibyangombwa byose. Urugendo turimo rero ni ibintu bike biri gukorwa birimo no kuzishakira abayobozi nyine bujuje ibisabwa kugira ngo zihabwe uburenganzira bwo gutangira gusenga. Turi gusenga ngo uyu mwaka uzasozwe hari izindi nsengero nyinshi twabonye zemererwa gukora kandi Imana yacu izabidushoboza kubikora. Ikindi nababwira nuko turi kwitegura kwizihiza imyaka 85 nk'itorero kuri 20 z'ukwezi kwa 12 kandi kuyizihiza nuko harimo gushimira Imana uburyo abanye natwe muri iyo myaka, ariko harimo n'ibiganiro byo kwibaza imyaka 25 iri imbere. Turifuza Imana kuduhamagara turahishurirwa nihe dukwiye kugana, kandi kugira ngo tugereyo bigasaba ko tugenda mu buhe buryo. Mu myaka 5 ishize mpabwa izi nshingano, bimwe mu bintu Imana yambwiye nuko ifite umugambi wo gutanga ububyutse ku itorero, kuriha ubwiza, kandi amavugura yose agenda akorwa arimo umugambi wo gukingura imiryango ikomeza gufasha itorero ko rigira ububyutse n'ibihe byiza. Ndashaka gushimira ababene data bemeye uyu muhamagaro wo kuba abashumba, kandi iki ni icyiciro kigiye gusenyerwa mu kwezi kwa 12. Kugeza mu mwaka utamu kwa 12 dukeneye abashumba byibuze basengerwa batari munsi y'1500. Ndashaka kubaha umutwaro wo gusenga mu bisengere kugira ngo Imana iduhe abashumba bafite ubuhamya, umuhamagaro, bafite umutima, bafite urukundo, bafite ubushobozi bwo gukora umurimo w'Imana. Birashoboka ko waba uri hano nawe wumva uwo muhamagaro ufite kandi ukabona ntuje muri bano 5, komeza usenge. Rega ntabwo umuhamagaro barwanira kubona, basenga kugira ngo igihe cy'Imana kigere. Aba twerekanye impamvu nyine tuberekanye no kugira ngo tubasengere, mutangire mu basengere, kuko na basanzwe ari mu banyu na mwarakuranye bamwe mu kidiakoni mu bana, ariko ubu Imana ikubahamagarira indi nshingano ya gishumba, mutangire mu basengere. Rero ikindi ni no kugira ngo dukomeze turambagize ubuhamya bwabo, kugira ngo aba bahagarare hano baciye mu isuzuma ryakozwe mu buryo bwinshi, harebwa ubuhamya, umuhamagaro, ubushobozi, ariko wasanga ari ikintu cyihishe abantu. Uramutse ugifite icyo gihe nabwo ukibwira umushumba ati nubwo uriya muntu mwamutweretse ariko hari andi makuru ye mutamenye, icyo gihe nabwo birasuzumwa. Aba baberetse bazarobanurwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12. 15 z'ukwezi kwa 12. Murumva ko dufitemo iminsi yo gukomeza kubasengera, kuganira nabo. Muri kino cyumweru turatangira amahugurwa yabo y'inyigisho zibateguramo kuba bashumba. Bari basanzwe abarimu ariko bagiye guhabwa izindi nshingano, bagiye guhugurirwa guhera muri kino cyumweru. Kandi mu bindi twishimira kubonamo mama Alisa ndetse n'abandi bagenzi be hirya no hino. Ubu mu bantu uyu munsi baza kwerekanwa mu gihugu hose 33% yabo ni abagore b'abakozi b'Imana. Imana ihamagaye kugira ngo bakore umurimo wayo. Rero iyo mbibonye nibuka umugambi Imana ifite ububyutse. Ibi byose ni umuhamagara Imana iri guhamagara itorero ngo irihe ubwiza, irikuze, iriteze indi ntambwe, kandi ibyo ntabwo byakorwa n'umuntu umwe, tuzabigeraho twese dufatanije. Ndashaka kongera kubashimira cyane nk'itorero rya Remera, umurimo mwiza mukora, yaba mu bubatsi ngo mugira gahunda nziza zo kwita ku rubyiruko rwo muri Sunday School, mushyireho imbaraga mu kugira korali y'aba teenagers y'urubyiruko. Nabwo ni icyifuzo twifuza ko cyitabwaho, ariko no gushyiraho ivugabutumwa ribasha gufasha abantu bari mu mujyi, kuko rino ni mu matorero yo mu mujyi. Ndumva ibindi tuzagira umwanya tubasure tubiganireho munyemerere mwagejuru kugira ngo dusoze tubasabire umugisha. Umuntu wese muhagararanye
umukore mu kiganza mu bwengo wakoze. Yesu aguha umugisha.